mu ndebere umuntu yaje ahuruye, aje gushaka imigati n'ibitangaza, Yesu akamutunganya kugeza igihe avuga ati mu mbambe ncurame, kugeza igihe yemera gupfira umwami. None twe dufite agakiza koroshe katihanganira n'amagambo gusa. Ntabwo abantu benshi bigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Bigisha ubutumwa gusa, apana ubw'ubwami bw'Imana. Ubundi mu isi nta rukundo ruhari. Ahantu honyene isi yari kwiye kuza ku ruvomo hari mu itorero, ariko mu matorero ya Gikristo naho hamwe na hamwe urukundo ruhari rugegwa ku mashi. Ikindi mu bwami bw'Imana abantu barahinduka bakareka ibyaha ibito n'ibinini. None twe abantu benshi basenga ntibasenga Imana kuko bayikunda, bayisenga kuko bayishakaho amaramuko. Iyo twasenze tukabana n'Imana neza iduha amakuru. Abantu b'Imana ntabwo batungurwa, nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Dukwiye kuba turi abantu bagira ingeso nziza aho twirirwa, kugira ngo umunsi Imana yasuye imitima yabo izahere ku mbuto twabereye. Iyo ucanye itara biri automatique umwijima uhita uhunga. None ni gute umwijima wabuditse kandi itara tuvuga ko ryaka? Ntabwo nzi ikibazo cyabaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro, umunsi wa 13 wo gusenga no gusaba umwuka wera. Ndashimira senior pastor yahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Muntiza amashi tuyamuhe. Dusome Matayo 28 murongo wa 18. Matayo 28 murongo wa 18. Matayo 28 murongo wa 18. Turageza kuri 20. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Amen. Ni ku munsi wa 13 musenga musaba umwuka wera, mwagize neza. Na nyuma ya 21 na 85 muzakomeze musenge. Hanyuma mufite icyifuzo cyiza cyane cyo kuzura umwuka wera. Ariko nagamba mbabwire ko umwuka wera ni umwuka wa gikozi, ntago yawuduha ngo tuwicarane hano. Niba twiteguye kumugendera, niba twiteguye kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi, ntacyo atazakora. Tugiye kuganira abantu bahawe umwuka wera cyangwa se bahawe izi mbaraga bakwiye kwagura ubwami bw'Imana bugakwira mu nzego zose zitandukanye, mu buzima bwose bw'igihugu, mu buzima bwose bw'abantu, kubera ko nicyo umwuka wera yaje kumara. Ni uguhera i Yerusalemu, Yudaya ni Samariya kugera ku mpera y'isi. Nge nifuje ko tuganira ku bantu biteguye guhagurukana izo mbaraga bakazijyana ku mpera y'isi. Abo bantu ni abantu bamwe bonyine, ni abigishwa ba Yesu. Nibo bantu bashobora kujyana ubutumwa bwiza ahantu hatandukanye. Mu Rwanda ntabwo turabasha gutandukanya abakristo basanzwe n'abigishwa ba Kristo, ntabwo turabasha kubitandukanya. Imwe mu nyota mfite nifuza ko Imana izahaza nkiriho ni ukubona itorero rihindura abantu kuba bigishwa, ritahindura abantu kuba abayoboke babo. Subiremo, nifuza kuzabona itorero rihindura abantu kuba abigishwa, apana kuba abayoboke babo. Nageze muri iki gihugu muri 1996,
hanyuma ngira ikibazo kuko nabonaga ibyitwa ubukristo bikwiye gusubirwamo. Nabonaga hari ukuntu, hanyuma naje kubona igisubizo muri Rwanda shima Imana kuri stade Amahoro, aho abashumba bakuru ba representarego b'amatorero bakoze declaration bavuye Musanze, bayise declaration ya Musanze. Uwo munsi kuri stade Amahoro bavuze ngo turihana imbere y'abanyarwanda n'imbere y'Imana ko twahinduye abantu kuba abayoboke bacu, ntitwabahindura kuba abana b'Imana. Nibyo byabyaye jenoside yakorewe Abatutsi. Nahise numva wow, nahise numva nduhutse. Numvishe mbonye igisubizo gikomeye, kubera ko abantu benshi n'abayoboke s'abana b'Imana. Nakubwira ibimenyetso nk'ijana bigaragaza ukuntu abantu benshi ari abayoboke. Hanyuma ni bande bashobora kujyana ubutumwa bwiza? N'abigishwa ba Kristo, n'abigishwa ba Yesu. Yesu yaravuze ngo mugende muhindura abantu kuba apana abayoboke, apana abayoboke b'itorero cyangwa se idini, abigishwa ba Kristo. Yesu mu guhindura abantu kuba abigishwa yakoresheje amatsinda ane. Irya mbere ryitwa ngwino urebe, abantu baza aho bahuruye baje gushaka imigati n'ibitangaza. Itsinda rya kabiri ryari nkurikira, babandi baje bahuruye akagira babwira ngo nkurikira. Hanyuma itsinda rya gatatu bari ryitwa bana nanjye. Hanyuma itsinda rya kane ryari ngwino upfe. Mu ndebera umuntu yaje ahuruye aje gushaka imigati n'ibitangaza, Yesu akamutunganya kugeza igihe avuga ati mu mbambe ncurame, kugeza igihe yemera gupfira umwami. None twe dufite agakiza koroshe katihanganira n'amagambo gusa. Mu by'ukuri tutabeshe tuzamugendera he mu gihe tutemeye guhinduka kuba abigishwa? Abantu bashobora kujyana ubutumwa bwiza mu nzego zose cyangwa se mu bice byose ni abantu bemeye kuba abigishwa, nibo bonyine. Abo bantu rero ni ubuhe butumwa bakwiye kujyana? Abo bantu bahindutse kuba abigishwa ni ubuhe butumwa bakwiye kujya kwigisha? Matayo 24 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ntabwo abantu benshi bigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Bigisha ubutumwa gusa, apana ubw'ubwami bw'Imana. Ndaza kubabwira ubutumwa bw'ubwami bw'Imana ukuntu buba bumeze. Buba buri holistique, buba bwuzuye, buba bugera mu bice byose, umwuka, ubugingo n'umubiri, kandi bukagera mu bice byose nyene bigize. Dukwiye kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Amashuri ya teoloji amenshi, iyo ugiye kwigira teoloji mu itorero, muri kaminuza y'itorero rimwe runaka, barakwigisha bageramo hagati bagahita bacomekamwe akantu kabo. N'abigisha nabo bigisha ibintu byiza, hanyuma bikazarangirira mu bwami bwabo apana ubwami bw'Imana. Abantu bari hano rero nimuhabwa izo mbaraga, muzigishe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, butari ubuhindura abantu kuba abayoboke gusa, ahubwo buhindura abantu kuba abana b'Imana. Ubwami bukora bute? Hari hano higeze kuba inama ya Cogamo, nibaza ko mwese muyizi. Yarimwe ibihugu 56. Hanyuma muri ibyo bihugu 15 muri byo ni ibihugu bidafite ba perezida, bifite ba ministre b'intebe gusa. Bigendera ku mahame cyangwa se byakoronijwe n'Abongereza. Reka mbabwire ubwami uko bukora. Ndashaka kwifashisha ubwami bw'Ubwongereza kugira ngo wumve ubwami bw'Imana. Ibi bihugu 56 hari ibintu bahuriyeho. Icambere ni ururimi, bose bavuga Icyongereza. Ikindi ni amategeko yanditse, amategeko muri ibyo bihugu abasa. Ikindi nanone ni imiyoboro ya politiki, uko bayobora mu Bwongereza niko bayobora no muri Kenya. Ikindi nanone ni uburezi. Abantu bakoronijwe n'abantu bavuga Igifaransa, twebwe abanyeshuri bashobora kuba baruhuka kuva mu gihe cy'izuba baba baruhutse, ariko bishoboka ko abize mu Cyongereza atari uko bigenda.
imyubakire y'imijyi n'amazina yaho ushobora gusanga muri Kenya hari amazina y'uduce runaka ajya gusa nayo mu Bwongereza. Ikindi, ahantu hose hakoronijwe n'Abongereza ushobora gusanga idini rya Anglikana ryo rihiganje kubera ko ni idini ry'igihugu. Ikindi ni imigenzo n'imico ishingiye ku bwami. Bose bakunda agakawa ka nimugoroba, hari ukuntu baba bameze nyine bitwara nyine uko bafungura, uko bavuga, uko mu Bwongereza bimeze, naho bakoronije niko bigenda. Ni no gutwara imodoka batwarira ibumoso kubera ko ni ubwami bw'Ubwongereza. Hanyuma ibirango biri mu mabendera yabo akenshi biba biri mu intare nk'uko mu Bwongereza bimeze. Hanyuma ni ibiki biranga ubwami bw'Imana kugira ngo turebe niba twarigishijwe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ba bantu bahindutse kuba bigishwa bakwiye guhagurukana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ikintu kiranga ko ubwami bw'Imana bwageze ahantu ni ukugira umutima musha n'imico misha, ni ukugira umutima wahindutse, mugira umutima wari muri Kristo. Ariko mbabwiza ukuri, umunsi umwe narinda ahantu hatari hano mu gihugu, noneho ni mu bantu batemera Imana, batemera Yesu. Hanyuma barambwira ngo hano muri aka gace ahantu hakoreka ubucuruzi, ngo niho hantu honyine usiga telefone bakayikubikira, aho ugarukiye bakayiguha bayigushiriye no ku muriro. Hano niho hantu bibagirwa amafaranga menshi wagaruka bakayaguha. Noneho nibuka ko twebwe bibira telefone mu rusengero. Noneho ndibaza akakiza byibuze katadusigiye indangagaciro. Muri ubu bwami bw'Imana twarabwakiriye mu mwuzuro. Byibuze byakagombye kudusigira indangagaciro basi. Indangagaciro. Hanyuma ikindi kiranga ubwami bw'Imana ni urukundo. Dukunda Imana nubwo dukundana hagati yacu. Ubundi mu isi nta rukundo ruhari. Ahantu honyine isi yari kwiye kuza ku ruvomo hari mu itorero. Ariko mu matorero ya Gikristo naho hamwe na hamwe urukundo ruhari rugegwa ku mashi. Mu bwami bw'Imana abantu bakunda Imana bagakundana na hagati yabo. Ikindi nanone bera imbuto z'umwuka. Birambabaza cyane iyo abakristo abapagani bavuga ngo ngiye ngo hagukoresha umukristo ngo nakoresha utari we. Ubwo batubuzeho iki? Imbuto. Dukwiye kwibwiza ukuri tukibaza byibuze imbere yo guhagurukana ubutumwa bwiza tukabujyana mu bice bitandukanye. Ubwo butumwa bwiza bwabanje bukatwubakira indangagaciro, bugahindura. Uzi ko umuntu akubesha murebana mu maso yumutse neza nta kibazo, ukumigwa pe. Umuperezida wa korale yigeze ambwira ngo pastor, ngo uyu munsi ngo ndatogwa kuba perezida, ngo hanyuma ngo nzakubanira neza. Ndamubwira hindukira undebe mu maso, ninde yakubwiye kuri butogo? Ahita araseka aravuga ngo pastor, ngo reka ibintu by'ubutagatifu tuba tubizi. Nkurikira iryo jambo, sanga amaze hafi amezi 2 yiyamamaza muri buri rugo rw'umuririmbyi, kandi abaperezida bamukora ntitubahemba, ariko kuko ageze icubahiro ntiyabasuye bagwaye, ntiyamenye ibibazo bindi bafite, ariko kuko ageze gusa icubahiro. Mwaretse byibuze ubutumwa bw'ubwami bw'Imana bukabanza kuduhinda. Ikindi, ahantu hari ubwami bw'Imana haba hari ubumwe. Yesu asengera abigishwa bavuze ngo bahe kubumwe nkuko turi umwe na Data. Ikindi nanone abantu babaho ubuzima buri mu kuri, ntabwo babaho ubuzima bubiri. Iyo urebye abantu bitwa abakristo benshi ushobora gusanga babaho ubuzima bubiri, ubuzima bwo mu rusengero n'ubuzima bw'inyuma y'urusengero. Ikindi, mu bwami bw'Imana abantu barahinduka bakareka ibyaha ibito n'ibinini, hanyuma bitoza kubana n'abandi amahoro. Mu bwami bw'Imana abantu bashishikarira gushaka ubwami bw'Imana kuruta iby'isi. Hano munyumve neza, ntabwo mu bwami bw'Imana ari abakene, nta nubwo bivuga ko batagira ubutunzi bwiza, ariko sibwo bashira imbere. Babanza Yesu yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibyo bindi muzabyongererwa. None twe abantu benshi basenga, ntibasenga Imana kuko bayikunda, bayisenga kuko bayishakaho amaramuko. Umunsi umwe nagiye kubwiriza ahantu bari bafite iteraniro ryirirwamo, hanyuma hari abavuga butumwa barenze nka 5. Umwigisha wa mbere yigisha ibiryo, n'uwa kabiri yigisha ibiryo, n'uwa gatatu ibiryo, n'uwa kane ibiryo. None mbura ahantu ndi buhere. Muzi ko inzara ituma umuntu acurika ibyanditswe.
akavugisha Bibiliya ibyo ashaka kwivuga atari ibyo yavugaga. Mu bwami bw'Imana abakene barafashwa. Hanyuma mu bwami bw'Imana abantu babwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bwuzuye. Hanyuma tuzanyura mu yihe nzira kugira ngo tugere kuri ibi, tubashe kuzana abantu benshi kuri Kristo, cyangwa se guhagarara ubwami bw'Imana aho twirikwa. Icya mbere dukwiye kubanza kumenya ibibazo bihari. Hano hanze hari ikihe kibazo? Imana niduha imbaraga tuzajya gukemura ikihe kibazo? Iyo twasenze tukabana n'Imana neza, iduha amakuru, ikatubwira ibitero Satani agiye kugaba. Iyo twase abantu b'Imana ntabwo batungurwa, nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Ikindi nanone dukwiye kuba tuzi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ahandi tuzakura amakuru ni ukumenya gusoma ibihe. Yesu yaravuze ngo iyo mubonye umutini utoshe mumenya ko imvura iri hafi kugwa, ariko ntabwo muzi kumenya ibihe by'umwana w'umuntu. Dukwiye kwiga gusoma ibihe, tukibaza ngo iki gihe kivuze iki, tucitwaremo dute. Ikindi nanone dukwiye kuba dufite n'amakuru asanzwe. Mu kagari utuyemo havutse abana bangahe? Mu kwezi cyangwa mu mwaka hapfa abantu bangahe? Reka mbivuge mu magambo yoroshe. Niba abantu bavuka batangana umubare n'abakizwa bashasha binjiye mu itorero, turi munsi y'umurongo. Ariko birasa nkaho bitadushishikaje no kumenya abana bavutse mu kagari dutuyemo. Biragoye kubona itorero riri mperuka ahantu mu itorero rimwe. Hanyuma mbaza umushumba, ndamubaza hano mufite abakristo bangahe? Ambwira hafi 500. Ndamubaza mu mezi 6 mubatiza abantu bangahe? Arambwira ngo ni 20. Ngo bibaye benshi ni 20. Ndamubwira business yawe ntabwo yunguka. Nukuri kose. Niba abantu 500 babyara abantu 20 gusa mu mezi 6, iyo business ntabwo yunguka. Nge ntabwo nayikora. Biteye ubwoba kubuntu amara umwaka umwe, 2, 3, 5 atarazana undi muntu n'umwe kuri Yesu. Yesu yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Dukwiye kuba byibuze tuzi ikibazo kihari. Mu kagari utuyemwo hafunguye utubari tungahe? Ngewe yo mbonye inkuru ivuga ngo Bralirwa ngo yarungutse ngo bikabije, ngo mezi 6 abanza ngo yarungutse cyane. Mbanzi icyo bivuze. Ni gute bene wacu barimo kwicwa n'ubusinzi, twe tukaba dutuje dufite amahoro? Birashoboka ko tubiterwa nuko tutamenye icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Yesu yaragukuye mu rupfu rw'irimbukiro akaguha ubugingo buhoraho. Ntiwakwifuza ko ari undi muntu n'umwe ku isi yazajya aho hantu. Ariko iyo udahaye agaciro icyo Yesu yakoze, nyene ubutuje nta kibazo ufite. Ikindi dukwiye gusengera ubuyobozi. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa mbere, ndashaka gusoma 2 woze kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo ijya mbere ya byose ndaguhugururira kwinginga abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda gose. Nasomye inkuru uyu munsi ivuga ngo Trump ngo yegereje ubwato butware ibibombe kirimbuzi hafi y'Uburusiya. Nibaza ko namwe abantu babonye iyo nkuru. Hanyuma twebwe tukaba nyene nta kibazo dufite, sivyo? Mureka mbabaza, mumenye ibibombe atomike isibitse, tugize nk'ibyago umwe mu babibitse akabyuka yenda yagize nk'indwara zo mu mutwe. Nyene dukwiye kurenga gusengera ibirayi, tukarenga gusengera tukamenya ko, reka mbaho urugero ruri hafi. Covid yasize itujegeje mu bijyanye n'ubukungu. Dutangiye koroherwa, Ukraine igwana n'Uburusiya, ibiciro byikuba kangahe. Hanyuma dutangiye koroherwa, Israel igwana n'Abarabu, birongera birikuba. Mwamenya bizagarukira he? Mwasenze Imana igatanga amahoro tukabwiriza ubutumwa bwiza. Bibiliya yatubwiye ngo ijya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware, kugira ngo duhore mu mahoro. Muzi ikintu nkundira itorero, iyo abera basenze n'abadakijijwe
Imana ibabuza gukora ibibi, hanyuma ubutumwa bwiza bugakomeza bukabwirizwa. Ntabwo twari kuba dutekanye duteraniye hano tudafite igihugu gifite amahoro, ubuyobozi bw'igihugu butabitwemerera. Aya mahirwe ntimugire ngo abahantu hose, Somalia ntiwayabona, na Sudani ntiwayabona, n'ahandi ntiwayabona. Nuko gusa nyene tumaze gusinda, hari igihe dusinda amahoro tukajya twumva tukera ngo isi yose umwe yarahaza ahita avuga ngo mutwike ibigega, ngo isi yose irahaza. Ntabwo isi yose ifite amahirwe yo guterana gutyo. Ubu hari abantu bateranira ahantu hatabaho kubera ko ntibafite ubwo buntu. Nidusenga tujye turenga ibitureba, hanyuma dusengere nabo. Cya gatatu, dukwiye gutoza abigishwa babandi bahindutse kuba abigishwa kugira influence. Dukwiye gutoza abigishwa kugira ubuhamya bufatika aho bari hose. Abantu bamwe bibwira ko umurimo w'Imana ungana n'aka kantu kari hano akakitwa uruhimbi, ariko ngewe nemera ko ubaye muganga mwiza ubasha gutandukanya indwara z'ihungabana n'izisanzwe n'iz'abadayimoni, kandi ukaba wifitemo ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Mbega ukuntu waba uri umukozi w'Imana mwiza. Mu bucuruzi naho twahagarariye ubwami bw'Imana bigakunda, n'ahandi twirigwa dushobora kuhahagararira ubwami bw'Imana bikemera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 12 haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza ibatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwa. Dukwiye kuba turi abantu bagira ingeso nziza aho twirigwa, kugira ngo umunsi Imana yasuye imitima yabo izahere ku mbuto twabereye. Ariko nibaguhamagara mu bitameze neza bakabona uri umuntu yoroshe, azavuga ati nabamurokore. Abogero nkunda gutanga, umunsi umwe nagiye kuri polisi, hari cyangwa umwe nashakaga, barambaza ngo ukore ikindi pasteur, ngo nahe n'inyuma hafungiye pastor Manyanga. Numvisha mbabaye gusa. Mugire ingeso nziza aho mwirigwa, mugire ingeso nziza mu baturanyi. Hanyuma ikindi nari mvuze ni ugutoza abigishwa kugira influence kuri systeme y'isi. Matayo 5 umurongo wa 14 haravuga ngo muri umuco w'isi, umudugudu ubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Hano iyo bavuze isi baba bavuze systeme iyoboye isi, baba bavuze isi y'ubutunzi, baba bavuze isi y'umwijima, abapfumu, abarozi, abacunyi, abakonikoni n'abandi. Ikindi baba bavuze isi y'ibyaha bitandukanye ibyo tureba hano hanze. Ikindi nanone baba bavuze isi y'abantu basanzwe. Abantu b'Imana bagomba kugira influence kuri izi isi zose muri umuco w'isi. Nta mpinduka zishobora kuba mu gihe abantu b'Imana bataraba umuco w'isi, ntabwo bishoboka. Hanyuma mumbwiza ukuri cyangwa se twibwiza ukuri, iyo ucanye itara biri automatique umwijima uhita uhunga. None ni gute umwijima wabuditse kandi itara tuvuga ko ryaka? Ntabwo nzi ikibazo cyabaye. Abakristo bakwiye gutinyuka bakagira influence no kuzana impinduka nziza aho biriko. Mu burezi hari ibihugu bimwe nagiye kubwirizamo by'abantu batemera ko Imana ibaho, ariko hari ikintu kimwe nakunze. Abakristo baho bashoye imari mu kubaka uburezi bwa gikristo kandi butanga indangagaciro za gikristo, kugira ngo abana babo baruhuke umuruho wo gusenga ibigirwamana byaho hantu. Ariko twe nukizakize ku giti cye taza kubigarukaho. Abakristo bagomba gutinyuka bakajya muri politiki, bakajya mu buvuzi, bagakora itangazamakuru. Niba ntakabije, abakristo natangiye kubwiriza ubutumwa bwiza muri kaminuza y'u Rwanda muri 1998. Abantu nzi bize itangazamakuru muri kaminuza bakoze geste imwe gusa yo guhuza umutima, bakora igitangazamakuru kiruta Al Jazeera. Hanyuma tubuzwa n'igikuhuza. N'abacuruzi bakwiye kumenya ko bahagarariye inyungu z'ubwami bw'Imana. N'imyidagaduro nayo tukwiye kuba turi kuri uwo musozi. Murashaka nkunda nkomeze?
hari indirimbo hano ku maradiyo n'ahandi henshi ziteye ubwoba no kuzumva, kandi abana banyu bazi kuzibyina. Indirimbo zuzuye content y'ubusambanyi kuva itangira kugeza isoje. Bamwe mu bitwa abakristo bazitunze mu matelefone yabo. Sinzi bagiga umunsi umwe twari dusoje iteraniro, hanyuma umusore umwe ari kuzinga ibyuma hano mpita numva ngo nanyweye nasinze ndi mu kinya. Ndibaza dusoje iteraniro ntihashira iminota 10 ahise ajya mu kinya koko. Ubu Kristo bukwiye kuzana impinduka. Hanyuma n'umukubaka umuryango. Sinzi niba ingo z'abakristo zitari mu muyaga wiziri gusenyuka. Iyo izo mu rusengero zubatse neza, hanyuma izo hanze zikaza kwigira kuzo mu itorero byari kuba ari sawa. Ariko mu ngo 10 zisenyuka, ushobora gusanga nkenye muri zo ari z'abantu bari bakora umurimo w'Imana mu nsengero zitandukanye. Cya gatanu, urusengero rukwiye kuba ahantu ho gutorezwa cyangwa se gutoreza abigishwa. Munyumve neza, gukomera kw'itorero ntabwo ukurebera mu bwinshi bw'abicaye imbere yawe, ukurebera mu bwinshi bw'abahinduye kuba bigishwa ukabohereza guhindura abandi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende. Dukwiye gutegura nanone abavuga butumwa bafite ubumenyi, bafite ubwenge n'indangagaciro by'ubwami bw'Imana, tukabohereza ahantu hatandukanye bitewe n'impano zabo. Ikindi nanone, dukwiye kwiyunga n'abandi bafite umutima nk'uwacu mu kuzana ubwami bw'Imana. Munyumve neza hano, bafite umutima nk'uwacu, bakiriye ubutumwa bahindutse kuba bigishwa, bakiriye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kandi biteguye gufatanya natwe. Munyumve neza, ntabwo Imana yakora ikosa yo gufata impano zose ngo izishire mu muntu umwe. Ntabwo Imana yakora ikosa yo gufata impano zayo zose ngo izishire mu itorero rimwe. Rimwe riba rizi gusenga, irindi riba rizi kuramya, irindi riba rizi gutanga, irindi riba rizi kubwiriza. Abo bantu iyo bafatanyije bubaka umubiri wa Kristo Yesu. Hanyuma ikindi, dukwiye kwiga gukoresha uburyo bugezweho butuma tugera ku bantu benshi icyarimwe. Harimo gukoresha radio, televiziyo, imbuga nkoranyambaga, ibitabo, amafilime n'indirimbo. Dukwiye kwiga gukoresha uburyo bugezweho. Kuri ubu hari abantu bataguha visa ngo ujye kubwiriza bitewe nuko batemera ibyo. Ariko nta hantu bahungira isi y'ikoranabuhanga. Rimwe nigeze kubona umwana w'umusore kuri televiziyo yitwa TBN, yari muri Arabia Saudite, ahantu batemera iby'Imana. Ariha arasacinga ku channels, ahitagwa kuri TBN. Atinzaho amaso gato, banza harimo kubwiza Billy Graham, ahita afatwa n'ubutumwa bwiza. Ahita yandika message ngo ndahantu muri kave, ngo ariko ndihanye ngo nakiriye Yesu. Arantu wowe utakwinjira, ariko isi y'ikoranabuhanga yakwinjira. Dukwiye gukoresha inzira zose. Mu ndebera abantu bose twahuriye muri iki cyumba, buri wese kuri statiye abyutse ashiraho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Murebe abantu twabwiriza ku munsi uko bangana. Ariko ntibidushishikaje. Cyakora iyo tugiye kujya neza duhita dufotora tugashiraho. Iyo twaguze umwenda mushasha dushiraho. Nuko nafite telefone zanyu mwese naye kuzajya mbibutsa baze nkavuga ni wakwihanganye. Reka mbaburireho gato. Mwari muzi ko biriya bintu tutazi aho babibika. Yohereje umuntu ifoto bamuha kopi iyo basigaranye. Mwabonye ko Facebook igaruye udufoto two mu myaka nk'icumi ishize. Bazabikugarurira singe wahe. Mbona rero kubwira n'abandi birirwa bajya kurira imbere y'itangazamakuru nkaho kamera yahindutse umukansara. Ninde yakubwiye ko kamera ivura ibikomere? Ahubwira byongera. Wari uzi ko umwana wawe mu myaka 30 ashobora kuzaba minisitiri? Abanyamakuru tugira inzika we bazakata kakandi uri hurarira bagakubitisha umwana wawe yabaye minisitiri. Hari umugabo umwe wo mu bihugu by'Iburayi yiyamamarije kuba minisitiri w'intebe. Bigeze kuba abadiplomate muri Kenya. Hanyuma akina ari muri gardien yicaye hejuru y'akana kakirabura yafashe amatwi. Umva twari twigana muri gardien. Ejo bundi yiyamamariza kuba minisitiri w'intebe.
abanyamakuru bagarura ka gafoto baravuga ngo afite ivangura, racisme, yanga abirabura, yaranabivukanye biri mu maraso. Uzajya upostinga watekereje kabiri. Icya karindwi, dukwiye kunga ubumwe nabo duhuje intego yo kwamamaza ubwami bw'Imana. Nendangije kukivugaho, Yohana 17:21, ngo bose babumwe nkuko uri muri nge, data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Ikintu isi itinya ni ubumwe bw'abana b'Imana. Nico kintu gituma Satani ahaguruka agakora ibishoboka kugira ngo asenye ubumwe bw'abana b'Imana. N'abasitari dufite muri gospel ni umugabo n'umugore bahuje umutima. Sinshaka kubavuga amazina. Nibo basitari dufite muri gospel. N'umugabo n'umugore bahuje umutima mu bucuruzi, gutera imbere biroro. Nta kintu kimwe batageraho. Ndebera bizera tubashije guhuza umutima ukuntu twagera kure. Cya munani, dukwiye gushora imari mu kwamamaza ubwami bw'Imana. Nari mvuze ngo gushora imari. Umurimo wa Yesu n'uwa Paulo yose yafashijwe n'abantu, abaterankunga. Bari bafite abaterankunga, abantu babafasha kwamamaza ubwami bw'Imana. Ku isi abantu bohereza abamisiyoneri benshi n'abanyamerika. Ariko nahoze ndeba uburyo babikora, nabwo numva biteye isoni. 95% y'amafaranga yose binjiza mu nsengero n'ibindi bikorwa agaruka kubaka ubwami bwabo. Kubaka insengero zigezweho, ibyuma bigezweho n'ibindi. 5% gusa niyo bohereza muri misiyo ahantu hataragira ubutumwa bwiza. Hanyuma muri ayo 5, 3 kose bayashingisha amatorero ahantu bafite umutekano. Niba baje muri iki gihugu bazarishinga i Kigali kuko hari ibintu byose. 2 gusa niyagera mu butarumva ubutumwa bwiza. Kwisi tuwe na miliyari 8, 2 gusa akaba arizo zimaze kumva Yesu, 6 zizagirwaho nande mu gihe tucubaka ubwami bwacu. Nijyari tuzagera kuri abo bantu muri Afrika gusa hari amoko ibihumbi 16, nta n'umupadiri arabageraho, nta baracatamba ibitambo by'abantu. Twebwe turi mu kubaka ubwami bwacu. Nitutashora imari kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, dushora imari mu mupira, dushora imari mu myidagaduro, dushora imari mu gukuza impano z'abana. Nitutashora imari tuzabihomberamo. Abanyaburayi bagize ububyutse bubatse insengero hafi nko kuri buri kilometero hari igisengero cyiza. None ubu zimwe zabaye mize, izindi ni amadepo, izindi zitanemwe abantu nk'8, nabo bari hejuru y'imyaka 90. Kuri ngewe gukomera kwitorero ntukurebera mu bwinshi bw'abicaye imbere yawe, ukurebera mu bwinshi bw'abohereje. Hanyuma ikindi, dukwiye kwitegura gukosora amakosa yose yakozwe mu muryango aho umuntu avuka. Ngiye kubabwira ibintu Imana yifuza ko tubonera mu muryango. Icya mbere, mu muryango niho umuntu yagomba kumenyera imvugo y'urukundo. Nge narakijijwe, nkizwa narakomeretse. Noneho nkajya nseka uko nibagiwe gusa. Ariko nkajya mbona n'abandi bene wacu badaseka. Ndavuga mu rusengero nkagira ngo kuba umunyamwuka no kudaseka. Kumbe twarumiwe. Hari abantu batakira urukundo, batanatanga urukundo. None niba uwo muntu ari ameza cyari mu rusengero, tuzamwohereza kubwiriza ku aho yirirwa ku isoko, ntazahava basangiza ibikomere. Ikindi, abantu benshi mu muryango ntabwo bubakiwe indangagaciro. Umunsi umwe nari ndahantu muri hoteli n'umuhungu wanjye, hanyuma haza umupapa ukuze, arangije ajya nabi, ajya adafunze umunwa, bivuga nabi cyane. Twese tunanirwa kujya turahaguruka. Noneho tugeze hirya turagana, ndamubaza uriya mupapa, yari umupapa yaje gukoresha inama aho hantu, yari umuntu ukomeye. Ndamubaza uyu muntu yagize ikihe kibazo? Aravuga ngo papa ngo byapfiriye iwabo mu rugo, ngo ari umwana niho byapfiriye. Ndamubaza se kuri iriya myaka urabona yabikosora? Avuga atohoya ntabwo byavamo.
ntabwo bamubwira gufunga umunwa. Hari abantu batahawe iby'ibanze, nari mvuze ngo iby'ibanze mu muryango aho bavuka, kandi ibyo nibyo bizana intambara mu bwami bw'Imana. Ikindi dukwiye kumenya no kwishimira imiterere yacu, temperament, ukamenya uri we, hanyuma ukanabyishimira. Ntabwo kuba mvuga make bikwiye kuba ari ikibazo, hanyuma kuba uvuga menshi nabyo ntabwo biteye ikibazo. Ahubwo dukwiye kwishimira ubudasa tukabwizihiza. Ntabwo abantu bose basa nawe, ibyo twagomba kumenyera mu muryango. Mu muryango niho twagomba gutorezwa kuzuza inshingano. Mwarabibonye ko imirimo y'urusengero ivuna abantu batageze kuri 40%, nibo bahora bavunika. Hari abandi baza twabahanaguriye intebe, twabateguriye, twabaririmbiye, twakoze sonorisation ivuga neza, akaba umukonsomateri umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, kandi ukabona aranyuzwe pe. Hanyuma mu muryango niho umuntu yagomba kwishimira uwo ari we, kumenya identite ye. Nanone niho yagomba gufashwa kumenya icyerekezo cye no kugira itsinda yemererwa kuba ari buzwamo umuryango, umugabane, igihugu. Hanyuma ikindi, ibyo byose mvuze ibyapfiriye mu muryango aho tuvuka bikwiye gukosokera mu muryango wa kabiri witwa itorero. Abo bantu bubatse gutyo tukabohereza ahantu hose. Hanyuma ikindi, tugomba gufatira urugero ku batubanjirije nka Yesu na Paulo. Sinzi uwagarura Paulo kugira ngo arebe ibyo twigisha niba ari byo yasize avuze. Muzi ijambo yavuga, ahita avuga ngo ninde wabaroze, agahita agenda. Kuko ushobora gusanga ibyo yasize avuze atari byo tuvuga. Cyakora Bibiliya tuyivugisha ibyo dushaka kwivuga, ibyo dushaka kwivuga atari byo yavugaga. Ndashaka gusoza tugasenga. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukwiye kwigishwa mu nzego zose z'igihugu, binyuze mu kwerera imbuto abo tubana n'abo twirigwana. Hanyuma dukwiye kureba niba ubuzima tubayeho busa n'ibyo tuvuga. Dukwiye kwitoza kugira ubufatanye n'abandi bafite impano zitandukanye n'izacu kugira ngo twuzuzanye. Hanyuma dukwiye kumenya ko umuhamagaro w'Imana ari amahanga. Kuva Imana ihamagara Aburahamu, ahantu hose uzabona havuga amahanga cyangwa se havuga isi, ni inshingano nkuru, ni ukujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Hanyuma dukwiye kwitoza gukoresha uburyo bwose bushoboka Imana iduhaye mu gukwiza ubutumwa bwiza. Hanyuma tukigira ku bantu batatsinzwe mu buzima, kuko idufatira ingero ku bantu bananiwe. Kubera ko tuzi ko urugo rugoranye, urubyiruko rumaze guhahamuka no kwibagirwa gushaka. Baravuga ati nzashaka umuntu mbyarana nawe umwana ariko ntasagaye urugo. Kubera iki? Abantu buzuye kuri YouTube n'abantu bavuga urugo nabi. Mwe mwubatse nziza mwaricecekeye, ariko umenye ko bizagira ingaruka ku bana banyu. Biragoye kwizera ko wabona umushumba muzima, kuko abavuga abashumba babavuga mu buryo bubi. Reka mbabwira akantu, nubona umuntu ushira itsinda ry'abantu mu gatebo kamwe, uzamenye ko ari indwara yo mu mutwe. Nta tsinda ry'abantu ryose riba ribi. Umuntu ashobora kuba mubi ku giti cye, ariko nta tsinda ry'abantu rishobora kuba ribi ryose. Twunamisha amaso dusenga. Imana izaduha imbaraga, umwuka wera izamuduha, ariko twiteguye kugira icyo tumarira Kristo aho twirigwa. Hari umuntu yumva twasengana yifuza gushira mu bikorwa icyo Imana ivugana nawe. Nta kintu Imana yagusabye gukora ukaba utarabibashije kubera ibibazo byawe wenda bitarakemuka. Mana, mu izina rya Yesu tugushimira ijambo ryawe. Muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Wari uzi ko dukeneye izo mbaraga, ariko dukwiye kuba strategique kugira ngo tubashe kuzikoresha no kuzigeza aho zikwiriye, ngo abantu bakumenye ko ari wo mukiza wenyine. Iri torero risenze iminsi 21, hari n'indi twasenze mbere yaho. Turasenze kugira ngo usubize kwifuza kwacu twese, udusukire ubwo buntu, utwubake, uduhe n'imbaraga zo kugira icyo tukumarira, tubashe kuzana abandi kuri Kristo.
hagurutsa urubyiruko rwacu mu mbaraga zidasanzwe, babashe kuzana impinduka nziza. Ubaka abagabo n'abagore babashe kuguhagararira aho birigwa. Ubuntu bw'Imana budutwikire mu izina rya Kristo Yesu. Amen.